mikoro zirafunze ariko uza kugerwaho ari wagezeho kuvuga araza gufungura mikoro. Twagira ngo twakire umuvandimwe ugiye kuduha inyigisho, umuvandimwe Rosine Umwari ugiye kuduha inyigisho ifite titre yitwa gufasha abana gukira ibikomere bagiriye mu muryango. Iyo nyigisho rero akaba ari we wayiduteguriye, akaba agiye kuyiduha, tukaba tugiye kumwakira. Ndasaba Rozi abari message ivuye koko ku Mana kandi ari bufashe abavandimwe bari bukurikire kino kiganiro. Ndifuza ko abana n'Imana kandi uko batangiye badusabira kugira ngo iki kiganiro cyacu kitugirira akamaro twese ndetse kizagire n'akamaro abana, kuko ingingo y'uyu munsi tugiye kuganiraho uko bababwiye yitwa gufasha abana gukira ibikomere bagiriye mu muryango. Jewe rero ugiye kukibagezaho nitwa Rosine Umwari, nkaba ndi hano kugira ngo tuganire kuri iyi ngingo nk'uko twatangiye tugana no ku zindi ngingo mu minsi yashize, hari n'izindi zizaza mu minsi iri imbere, hari n'abandi bavandimwe. Uyu munsi reka ntangire nisegura kuko ubushize twari twababwiye yuko Padiri Karasi aza kutwigisha kuduha ikiganiro ku bijyanye n'uko habaho kubabarirana no kwiyunga mu bashakanye. Ntabwo Padiri yabashe kuboneka, ubwo rero iki kiganiro cyari buzabe muri weekend itaha kigijwe imbere, nicyo tugiye kuganiraho none, ariko ntacyo bitwaye, byose bikoranyirizwa hamwe kutuzanira ibyiza, niko ijambo ry'Imana ribivuga. Kuganira rero ku gufasha abana gukira ibikomere. Bushize ingingo twaganiriyeho ijyanye n'ibikomere hagati y'abashakanye, ibikomere byo mu rushako bigira ingaruka. Twe twabonye ko bigira n'ingaruka cyane cyane ingaruka z'uruhererekane. Ingaruka z'uruhererekane rero ziragenda zikagera ku bana. Abana ugasanga bakuze nabo baragize ibikomere kubera yuko ababyeyi babo babareze barakomeretse ariko batarabashije kwivuza. Noneho ugasanga uburere baha abana kenshi cyane bushingiye buherekejwe cyane n'amarangamutima ajyanye na bya bikomere bo bafite, noneho bikagirira ingaruka ku bana babo. Icyo rero iyo ni imwe navuga ngo mu isoko y'ibikomere by'abana mu muryango, kenshi cyane biba bishingiye ku bikomere by'ababyeyi babo. Ariko noneho no mu muryango abana bashobora gukomerekeramo. Iyi nsanganyamatsiko twavuze mu muryango ni mu buryo bwa rusange, ariko nyamara uyu munsi ndaza kuza kwibanda cyane ku bikomere by'abana bari mu muryango urimo ababyeyi batumvikana, kuko biba bifite umwihariko, ntabwo bitandukanye cyane n'ibikomere n'umuryango muri rusange, ariko tuvuze muri rusange biba bigari cyane. Nashatse rero kugira ngo mbihe icyerekezo, noneho ndeba cyane ku bikomere by'abana bafite ababyeyi batumvikana. Iyo abana bakuriye mu muryango urimo ubwumvikane buke mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ndaza kubivugaho, bigira ibikomere bishobora gukomeretsa abana cyane kandi bagiraho n'ingaruka nyinshi ku buzima muri rusange, ubuzima, imikurire yabo, yaba fizike cyangwa se mu bwenge, mu mitekerereze. Ibi bintu bigira ingaruka mbi cyane ku bana. Umubyeyi wese yifuza ko umwana we akura neza, agakura afite ubuzima bwiza, ariko bijya bibaho ko umubyeyi ahinduka intandaro y'uko umwana we ahubwo agira ubuzima bubi muri kazaza kiwe. Niyo mpamvu rero ari ngombwa ko tujya tuganira ibintu nk'ibi ngibi kugira ngo bidufashe kureba ahantu twakwisubiraho cyangwa icyo twakora, ingamba twafata nk'ababyeyi kugira ngo twe gukomeza konona abana bacu kandi twari tugambiriye ko bakura neza. Niyo mpamvu iyi nsanganyamatsiko yabayeho uyu munsi. Ikindi kandi abana bashobora gukomerekera hanze y'umuryango, nabyo reka mvuge mbahamagarira ahubwo abantu batabizi, hari inyigisho z'ibikomere ndi gutanga, muzasanga kuri YouTube ku Ngobyi y'Amahoro. Natangiriye
umwana agisamwa ashobora gukomereka ku munsi wo gusamwa kuzageza umuntu ashobora gukomereka kuzageza umunsi wo gupfa. Ni ukuvuga rero ngo ni ngombwa ko ibyo bintu tujya tubimenya, kubera ko iyo tutabizi ntabwo bijya bidutera ingorane mu mibanire yacu n'abandi, bikadutera ingorane mu mirimo dukora, bikadutera ingorane ndetse no mu buzima bwacu. Niyo mpamvu kumenya aho umuntu ashobora gukomerekera cyangwa se kumenya niba umuntu yarakomeretse ari ingenzi cyane. Ariko muri byose nkomeza kuvuga ngo ibikomere byose birakira. Ibikomere byose birakira. Muvandimwe, warakomeretse wumve ihumure, ntiwumve ko byacitse, ko byarangiye. Ntabwo byarangiye, ibikomere birakira, ariko bigusaba ubushake n'urugendo rwo gukira ibikomere kugira ngo nyine ubeho wisanzuye kandi uwohotse ku ngaruka z'ibyo bikomere. Niyo mpamvu tuzakomeza gushishikariza abantu kugira ngo tugere kuri urwo rugero. Hari ijambo ry'Imana ndaza kurisoma. Inyigisho zanjye ziba buri gihe cyose zishingiye kandi zihura n'ibyanditswe bitagatifu, kuko kimwe mu bintu bimfasha kubaho no gukora ibyo nkora nuko ndi umukristo, kandi isoko y'ibyo nkora nyivoma cyane ku Mana. Ni ngombwa cyane yuko Imana igendana natwe muri byose. Ndaza kujya nshyiramo amaversi ya Bibiliya adufasha kuzirikana ndetse no kuduherekeza muri uru rugendo rwo gufasha abana bacu. Muri rusange rero reka mvuge gakeya nko ku bintu bimwe by'ibikomere nababwiye. Ahantu muzajya kubireba maze gukoraho amavideo menshi mpereye ku gihe cyo gusamwa, ariko reka mvuge bimwe mu bikomere muri rusange abana tujya tubonana. Abana nzi yuko hari abantu niba batari bahagere bari buze ababitegura biramuviramo kwirukanwa cyangwa se izindi ngaruka. Donc abantu baryamana n'abantu babarushije ubushobozi, bari mu buyobozi, ku buryo navuga ngo icyo bavuga ngo ni abus de pouvoir. Umuntu agakoresha ubutegetsi afite, imbaraga afite ku muntu, ariko wa muntu atabyemera. Nabyo hajya habaho gusama. Ni ukuvuga ngo umuntu abasamwe, navuga ngo ntabwo habayeho ingufu, ariko hirya haba harimo ingufu, hariho influence y'ingufu y'imbaraga. Nabyo rero ugasanga umwana wasamwe muri ubwo buryo nabyo biteye ibikomere. Hariho rero n'abantu bajya babyarana n'abantu bagira icyo bapfana, ibyo bita incest. Umukobwa akabyarana na se cyangwa na musaza we. Nabyo bijya bigira ingaruka nyinshi cyane ku bana bavutse muri ubwo buryo, cyangwa se hariho ababyeyi, abantu babyaranye n'abapadiri, uwo mwana atazigera amenya ko afite se kandi sahari. Nabyo bijya bigira ibikomere. Hari abana bitwa ibinyendaro, bakura bitwaga ibinyendaro. Iryo jambo ngira ngo ntabwo rigikoreshwa cyane, ariko turarizi. Ibyo byose ni bitera ibikomere abantu bakurana. Noneho rero mu muryango nanone muri rusange hariho abana. Ibyo byose ndi kubivuga gutyo ari kubyenimera, ariko ku ngobyi y'amahoro nzabisobanura buri gikomere, ingaruka zacyo n'uko umuntu ashobora kubisohokamo, kubera yuko hano ntabwo ariyo ngingo y'umunsi, ariko ni ngombwa ko tubivuga. None ngo hari igihe usanga ababyeyi bafite nk'umwana batonesheje, ugasanga abandi bana basa naho badahari, ugasanga hari umwana umwe nyine batonesha. Nabyo bijya bikomeretsa abavandimwe be. Cyangwa se ugasanga aka kantu njya nkavuga, ababyeyi tuganira bagaseka, ariko ugasanga nk'ubu ngubu mufite abana batatu, harimo umwe nitiriwe, abantu bakampamagara bati mama Shalom. Ni urugero, mfite umwana witwa Shalom, bati mama Shalom, rikaba ari ryo zina ryanjye. None abandi bana bakarekarama, ese twebwe uzaba mama wacu ryari? Ibi bintu nabyo bijya bikomeretsa abana, kandi bisa n'ikintu gisanzwe cyane, ariko abana batitirirwa ababyeyi babo burya birabavuna. Hazagira umubyeyi ukora icyo kiganiro n'umwana we, amubaza uko yiyumva, muzumva icyo ndi gushaka kuvuga ahangaha. Hari abana bakubitirwa kunyara ku buriri.
cyangwa se ko bagize amanota make ku ishuri. Ibi nabyo ntabwo ndi bubivugeho cyane, ariko ibi bintu birakomeretsa. Iyo mvuze kuri iyi ngingo nkunda kugereranya n'umuhinzi wagiye mu murima agahinga noneho akarumbya kubera impamvu tuzi zishobora gutuma umuntu arumbya, ariko ukabona nk'umwana ku ishuri agize mu rugo baramukubise kuko atatsinze, aho kugira ngo barebe impamvu yatumye adatsinda. Bene ibi bikomeretsa umwana cyane. Abana rero banyara ku buriri nabo burya ntabwo ari ubushake bwabo, baba barwaye cyangwa kenshi cyane, ni byinshi cyane, ntabwo nabivuga ngo mirangize, ubwo izo zari ingero nkeya, ariko mvuze noneho ku bana bakuriye mu miryango irimo ihohoterwa cyangwa se irimo ubwumvikane bukeya. Hano ntuye muri Canada hari ubushakashatsi bwakozwe bwerekana yuko umwana uri mu rugo rurimo ababyeyi batumvikana, bahora mu bushyamirane, batukana, babwirana nabi cyangwa se banarwana, burya ngo umwana wabonye ihohotera agira ingaruka, bimugiraho ingaruka nk'umuntu wahohotewe. Ni ukuvuga ngo iri hohotera riri hagati y'ababyeyi rigira ingaruka ku mwana nk'aho uyu mwana ariwe wahohotewe. Ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bikomeye cyane. Izo ngaruka rero kenshi cyane umuntu uhohoterwa usanga nyine biramukomeretsa mu mutima. Kenshi cyane usanga barwaye amadepresiyo, hari nubwo bijya bigera no ku mubiri bikagira ingaruka z'umubiri, uburwayi bw'umubiri, abantu bagahora barwaye umutwe, barwaye mu gifu, hariho abataka nk'indwara z'umugongo, indwara nyinshi fizike ziza ariko byatewe na rya hohoterwa, ari ingaruka z'ihohoterwa. Abana rero bo binabagaragaraho mu ishuri, bagatangira kurangara, bagatangira kunanirwa kwiga, ntibasinzira neza, bakarara barota inzozi mbi, ibyo nakwita cauchemar, bakarara bagenda donc bakananirwa gusinzira ngo bagume hamwe. Ikindi kandi umwana ubona ababyeyi be bashyamiranye, batumvikana mu buryo bugaragara, usanga umwana afite ubwoba bwo kuva mu rugo, akibaza ati ndamutse ngiye ndaza nsange mama yishe papa cyangwa papa yishe mama. Kubera izo mpungenge umwana agahora yumva afite igihunga, umwana agahora yumva atisanzuye. Ibi ntabwo ari byiza, bituma umwana adakura neza kubera yuko ibi bintu biramutsikamira mu mitekerereze ye, noneho ugasanga ntabwo yisanzuye. Ikindi rero ni uko ababyeyi ngo bagerageza kubihisha, ni kwiyorosheje ivuga, nahoze ndi kubireba muri statistique Canada mu bijyanye n'ihohoterwa n'iki, ni uko ngo ababyeyi ku kigero cya hagati ya 40 na 80% batekereza baba batabizi. Ni ukuvuga ngo iri hohoterwa, ubu bushyamirane barabugira ariko bakibwira yuko babihisha abana. Noneho ariko ngo iyo mibare yerekana ko abana baba babizi, donc hagati ya 40 na 80% abana baba bazi ko hagati ya papa na mama harimo ihohotera, ariko nabo ntibabyereka ababyeyi, ariko nyamara bikabagiraho ingaruka. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Ababyeyi batekereza ko bagize ibanga, ariko abana barareba. Ndavuga abana ni muri rusange, ashobora kuba ari abana y'imyaka 7, 8, 13, 14, barabibona. Ubwo rero iyo bakuze cyane bo baba banabizi. Hari igitabo nigeze gusoma cyavugaga ukuntu iyo ababyeyi baba berekana bagiranye ubusabane, bafatana mu ntoki bari kugenda, baganira, berekana donc navuga ngo berekana bahana affection, ngo bituma abana biga batsinda neza mu ishuri. Icyo kintu ushaka kwicara ukavuga uti ibi bintu bihuriye hehe, ariko nuko umwana yumva afite umutekano. Umwana iyo abonye ababyeyi be basabana neza, bimuha amahoro, bimuha akanyamuneza, akagira courage, akiga atekanye. Ariko none yatangiye kubona bashyamiranye, bikora ibitandukanye, ikinyuranyo n'ibyo ngibyo, ugasanga umwana bimubitsemo ubwoba. Abana benshi bagira indwara tuzi cyane ku izina ryitwa ngo ni PTSD, ni zino stress post traumatique, syndrome du stress post traumatique. Abana bakajya bagira
navuga ngo ihungabana, ihahamuka n'ihungabana bitewe n'umubano mubi w'ababyeyi babo, kuko nababwiye bagira cyane ubwoba bw'uko umwe mu babyeyi ashobora kwica uwundi cyangwa nabo bikaba byabagiraho ingaruka runaka. Ni ukuvuga rero ko iki kintu kirakomeye, umubano w'ababyeyi urakomeye, ugira ingaruka ku bana. Noneho hari ikindi ni uko aba babyeyi batumvikana neza, usanga banegirije abana. Iyo mvuze ngo banegirije abana, donc ntibabona umwanya w'abana, kuko ari mama arahungabanye ntatekanye, ari papa ntatekanye, noneho ugasanga n'ukuntu bita ku bana babo nabyo biragabanutse. Uko babonekaga kugira ngo basabane n'abana, babafashe mu byo babafashamo, ugasanga byagabanutse. Noneho abana bikabahungabanya kurushaho, kuko baba babona ababyeyi ariko batababona, muri make ibyo babakeneyeho batabibona. Kandi n'umwana agatinya gusaba ababyeyi icyo akeneye, kubera ko avuga ati ninsaba mama noneho n'ubundi ndabona ababaye, use ndamuga ko nkeneye iki ngiki, biragenda gute? Umwana akifata, nimbwira papa ndabona papa arakaye, biragenda gute? Mama ndabona afite umushiha, biragenda gute? Donc abana bakagumana ibibazo byabo cyangwa ibyifuzo byabo, ntibabibwira ababyeyi, noneho ugasanga bo bagiye kwishakamo ibisubizo, ariko mu by'ukuri ibisubizo bo badashoboye kubona. Ibi rero bijya bitera ingeso mbi mu bana, ugasanga abana batangiye kuba bakwiga ubujura, bakwiga ibintu by'ubusambanyi kugira ngo babone ibyo bakeneye, kubera ko babona ko ababyeyi babo badashobora kubibaha nyine kubera za ngorane navuze hejuru. Bijya binabaho kandi yuko abana iyo ababyeyi batumvikana, bijya bigaragara ko abana bahohoterwa nabo, haba mu buryo fizike cyangwa mu buryo psycho-emotionnel cyangwa mu buryo verbal. Hari igihe reka ntange nk'urugero, nk'umwana akaba yakwegera nk'umubyeyi, ababyeyi bamaze gutukana, umubyeyi akaba aramubwira ati tumva iki nacyo, gusa urabona ibyo ngibyo ari byo bifite umwanya, bifite imbaraga, we nta donc kumva akaba ari we yitura umujinya n'agahinda yari afite. Aba bana tubiteho, niba hari ahantu tuzi bimeze gutya, iyi miryango niyo kwegerwa, n'aba bana ni ukubafasha, ariko nyuma ndaza kuvuga uko twabafasha. Hari ikintu rero cyitwa violence, agression sexuelle ku bana, nabyo bikunze kubaho cyane mu miryango itumvikana. Ko nababwiye ko ababyeyi bihugiraho cyangwa se ukabona bararekuye inshingano zabo, ugasanga abana batererewe abakozi, noneho ntaba bazi uko aba bana barezwe. Hanyuma bijya bibaho ko abana bahohoterwa mu buryo bushingiye ku gitsina, ababyeyi babo ntibabimenye nyine, kubera ko abana batinye kwikonfia ku babyeyi babo, bitewe n'uko babona batari mu buryo bwo kubatega amatwi. Nkivuga kuri ibi bintu bya agression sexuelle ku bana, iki nacyo ni ikiganiro tuzakibona ngo by'amahoro, ntabwo ndagisohora ariko ni vuba. Nuko ubushakashatsi bwerekana yuko 9 ku 10 by'abana baba bahohotewe ku buryo bushingiye ku gitsina biba byakozwe mu muryango. Ni ukuvuga ngo abantu bo mu rugo cyangwa se ba hafi y'umuryango, inshuti z'umuryango. 9 ku 10 ni umubare munini cyane, bivuze rero ko haba habayemo byanze bikunze uburangare, cyangwa se habayeho kwizera cyane, ariko bigatuma nyine iyo ababyeyi bahungabanye, ni hamwe navuze ngo ntabwo baba bakita ku bintu. Hari ibintu njya numva cyane mu Rwanda, birashoboka yenda ni Burundi, abana bararana n'abashyitsi nyine bakabera turakunda abashyitsi, ni byiza, ariko noneho bakarana n'abana. Ibi bintu babyeyi, iki kintu tukireke. Umushyitsi ni mwiza, tumwakire, ariko tukireke kuko bijya bitanga ingorane zitari nziza, kandi
muri iyi mibare nakomeje kubona ni uko la moitié y'abagore bakoreweho ubushakashatsi, ntabwo narebye umubare muri rusange, abagore bakuze bavuze yuko bagiye bahohotewe bakiri abana. Noneho 1/3 cy'abagabo cyavuze ko cyahohotewe bakiri abana. Ubu bushakashatsi n'umubare munini cyane, byerekana ko ntibigeze babivuga kubera yuko ni ibintu bidakunze kuvugwa mu Rwanda ho ari na suje itavugwa cyane, ariko ibi bintu tubyiteho kuko ihohoterwa ryo ku mubiri, ryo ku magambo psychologique naryo ryihungabanya abantu, ariko iri ngiri sexuelle kubera ko riba ryanakorewe mu mubiri ryica umuntu cyane bikomeye. Nzabivugaho mu buryo burambuye mu kiganiro nzatanga mu minsi iri imbere. Hanyuma ikindi ni uko iyo habayemo ihohoterwa ababyeyi batumvikana, kenshi cyane usanga n'ibyo ku mutungo nabyo baba batabyumvikanaho, ugasanga mu rugo hinjiyemo n'ubukene, ugasanga abana ntibagifite ibyo bakeneye kwambara, ibiryo, ugasanga nyine hari ibibazo. Ibi byose nababwiye bihungabanya abana. Noneho rero bigira ingaruka zihe usibye zindi z'imikurire mibi, abana batakaza icyizere mu babyeyi babo, abana batakaza icyizere mu rukundo. Ni ukuvuga ngo atangira kuvuga ati ese urukundo ruracyabaho, papa na mama batubwiye ko bahujwe n'urukundo, none barara barwana. Ni ukuvuga ntibakundana, ni ukuvuga ngo urwo rukundo ni ikinyoma, ntabwo rubaho. Hari abantu benshi cyane bisanga mu muhamagaro utari uwabo kubera yuko bahunga umuhamagaro w'urushako, kubera ko batakizera ko gushakana ari bishoboka, abantu bashobora kubaka ingo nziza kandi ingo zifite ubuzima bwiza. Noneho bagahitamo akavuga ati yenda ngiye kwiha Imana cyangwa nzigumira aho ngaho, ariko atishimye akajya mu muhamagaro utari uwe, nawe yawugeramo ntiyishime, ugasanga ari kuvuga ngo mu bihaye Imana haba amatiku. Ariko rero hari igihe abo bayashora niba abandi binjiranyemo imitima ikomeretse bagiye gushakiramo ubuhungiro, ariko atari wo muhamagaro wabo, ugasanga ni ibibazo bigira ingaruka nyinshi mu buryo bwinshi cyane. Noneho ugasanga rero ntibizera n'abandi bantu, akaba yatinya kuvuga n'ikibazo kubera yuko mu miryango cyane yacu, mu muco wacu dukunda kugira ibanga cyane iry'urugo. Ibanga ry'urugo turikomeraho cyane, ugasanga ari umwana ntari bunavuge ibibazo afite, wabivuge hanze, nawe bikakomeza kumutsikamira. Noneho n'abandi bantu akavuga ati umuntu ndabibwira yanseka. Cyane ko abana bo banatekereza ko iyo ababyeyi batumvikana ari ikosa ryabo, kubera iki baravuga ngo aba babyeyi babanye tutaraza barakundanaga, aho tuvukiye batangiye gushyamirana, bivuze ko ari twebwe ba nyirabayazana b'ibibazo byabo. Niko abana benshi cyane batekereza. Hari umwana nigeze kubona yigaga mu wa 6, ni umukobwa, noneho se na nyina bari baratandukanye, ariko uwo mwana yirirwaga arwana ku ishuri. Noneho ndi kumubona muri consultation, ikintu namubajije bimeze bite, ni kihe kibazo afite, noneho aza kumbwira ati rega ndibisanzwe kubera ko genda umugome. Umugome kubera iki uri umugome? Ati mama yambwiye ko ndi umugome kubera mama yambwiye ko papa ari umugome. Ubwo rero niyo papa ari umugome, nkaba mvuga kuri papa na mama, nuko ko jewe 50% muri ngewe harimo ubugome, rero ngomba nabwo kubukoresha. Iki kintu kiranjyana ku ngingo yitwa ntago nzi uko nayivuga mu Kinyarwanda, ariko ni suje yitwa alienation parentale. Ugasanga ababyeyi iyo batari kumvikana batangiye noneho kubyinjizamo abana, ugasanga umumama ari kubwira umwana ukuntu se ari umugome, ukuntu agira amahane, adahahira urugo, yirirwa mu ndaya. Donc ari kubibwira umwana we kandi ari kuvuga se uwo mwana ari kubwira. Cyangwa se ugasanga umugabo ari kubwira umwana ati nyoko ni icyomanzi, ati buriya waruzi ukuntu ni n'umusinzi, agira agasuzuguro, agira gute, ni indaya. Akavuga ari kubwira umwana avuga umubyeyi we. Uyu mwana rero biramwica
ababyeyi baganiriza abana bavuga nabi abandi babyeyi, ibi bintu babicikeho. Alienation parentale nimbi yica umwana cyane mu buryo we ahita atangira nyine nk'uwo ngo nabonaga nyine muri consultation yari afite icyo kibazo cy'uko wiyumvagamo afite 50% ya mama na 50% ya papa. Niba papa rero ari umugome uko nyina yabimubwiye, ni ukuba automatically muri we harimo ubwo bugome ku kigero cya 50%. Ntago ari byiza ababyeyi. Niba ushaka umugabo akumereye nabi, niba umugore akumereye nabi, shaka ubufasha. Hari abaganga, hari abaprofesiyoneri, hari abihaye Imana baduherekeza, hari inshuti z'umuryango kandi z'umumaro zishobora kugufasha muri ibyo bihe. Ariko umwana wijya kumubwira se cyangwa umubwire nyina ubivuga nabi, kuko umwana uri kumwica abura n'uruhande afata, nta nubwo azagushyigikira. Ugasanga rero hari n'ababyeyi kubera ikibazo akajya atuma umwana agenda ubwire papa ngo dukeneye ibi n'ibi, genda ubwire papa ngo dukeneye ibi n'ibi. Tureke gutuma abana, genda ubwire mama ngo habuze ibi n'ibi, ngo ariko ngo buriya ngo atetse mugabo n'umugore. Igihe nicyo kuganira, mwahuye, mwahitanyemo, mukundanye, mubizi, mukuze, abana banyu mwibashyira hagati y'amatiku n'ibibazo mufitanye, byica abana cyane. Ubwo rero umwana atinya hanze, ajya hanze akavuga ati nimbivuga n'ubundi ninjye nyiramafuti, nta kintu biri bumare, reka nceceke. Hano ntabwo nzi mu Rwanda, ariko ndatekereza ko amategeko nk'ayo ngayo adahari. Ariko hano batubwira ko buri wese ategetswe, ni devoir yo gusinyara. Habaho ibigo bishinzwe kwita ku nuko hari ibimenyetso, bimwe mu bimenyetso tubona tuzamenyeraho ku bana bakomerekeye mu muryango. Nabivuze, harimo ibintu byo kwishinja amakosa. Usanga abana barimo igihe cyose ari kumva ari we mumbabarire, basaba imbabazi za hato na hatoya mu bintu ukwibaza ku kibona utuntu two ngutwo. Abana ikintu kitameze neza, kitagenda neza. Ababyeyi bo rero batanya no kubona, cyangwa se rimwe na rimwe abana bafite amatelefone, ugasanga batangiye kureba zino amafilime y'urukozasoni bakiri batoya cyane, ugasanga barimo barikinisha. Nabyo ni ibindi bimenyetso bigaragaza ko uyu mwana afite ikintu cy'ikibazo kimuremereye ku mutima. Hanyuma habaho n'ibimenyetso by'amadepression, indwara z'agahinda gakabije, cyangwa se amanksiyete, ubwoba bukabije. Ugasanga nyine abana imitima iraturaguzwa, cyangwa se afite isereri, bari kugira isereri mu gihe cyo kwiga, ukabona umwana afite ubwoba, nta uba wamubwira no kuririmba, umwana ukabona simiye biramunaniye. Hari ugutinya cyangwa kwanga abantu b'igitsina cy'umubyeyi uhohotera. Ni ukuvuga ngo niba umwana ari mu muryango akabona papa arahohotera mama, abana ashobora guhitanga abagabo, akanga abagabo. Tujya twumva abantu bakuru rwose akavuga ati gihe nakuze nanga abagabo, wari umugore ati gihe si rwose ntabwo numvaga nshobora no gushaka kuko gihe nanga abagabo. Icyo kintu kumva arakivuze. Noneho ubwo rero niba umugore yanga abagabo bizagenda gute? Ni bimwe navuze, hariho abantu bahita agenda akatindeka nigere kwibera umubikira, ariko rero ntago agiye kuba umubikira kubera ko yahamagawe, ahubwo nuko hari icyo kintu ahunze. Uyu munsi noneho hafungutse umuryango w'ubutinganyi. Uwo mugore wanze abagabo sikundira abagore, uwo mugabo wanze abagore uvuga ati gihe rwose mama nabonye papa yanambwiye ukuntu ari sinzi amazina bajya bavuga, cyangwa se ntabwo amwitaho, arasuzugura, nta kigenda. Ngiye y'abagore rwose sinzigera nshaka umugore. Umuryango wo gutinganya nawe ukabura afungutse. Cyangwa se atereka nigire mu bafurere, nigire ku bapadiri. Ariko rero ntabwo ari umuhamagaro, ntabwo uwo muhamagaro yawiyumvisemo, ahubwo arahunze. Ibyo byose ni bimwe mu bimenyetso nabyo bijya bibaho, ushobora gucukumbura ugasanga harimo ikintu cyagiye kiba mu bwana bw'umuntu.
abantu rero abana bajya biburira n'icyizere akumva nta kintu ashoboye akumva aho ageze hose nta mahoro ahaba abo yegereye bose ntibishima haba imidurumbanyo agahitamo kwigunga nanone cyangwa se agahitamo no kwigira mu nzira z'ibiyobyabwenge hahandi bituma adatekereza atibuka cyane kuri izi ngorane aba yiriwe abona mu muryango ahubwo agahitamo guhungira mu bintu bimuyayura umutwe ibiyobyabwenge inzoga amatabi y'ubwoko butandukanye hariho n'ibyo bita gutorongera ibyo nabyese gutorongera mba nashakisha ikinyarwanda avuga ngo ni figue mu gifaransa donc abana bakava iwabo bakigendera bakajya kuba inzererezi cyangwa bakajya kuba ahandi hantu bakaba sans abri bijya bibabona yibaza ubwo aribwo hariho n'abanga ubuzima kibaza ubu abantu banzanye ku isi kugira ngo batankunda kugira ngo bigende gute hariho abana ngira ngo uyu munsi kubera hari ababyeyi benshi cyane njyanganira nabo mu Rwanda ino birahaba byo ndanabibona mu kazi cyane abana barikebagura ukabona abana yafashe urwembe akagenda yikeba bakunda kwikeba bene hano ku maboko bene hano bakunda kwikeba ku matako hari n'abikeba bakunda barikebagura hari n'abitwika akajya afata nka burike akitwika ukajya kubona nyine akweretse igikomere cy'ahantu yahiye hariho abipfura umusatsi hariho ibi byose ni ibimenyetso nubona umwana uri kwikebagura uzajye wibaza bimeze gute umushakira ubufasha aho bishoboka ashobora kutagira icyo akubwira ariko ibyo bintu wabibonye uwo mwana aba akeneye ubufasha hari ibindi ubona nyine aba bana batangiye nabo gukora ibintu by'amakrime batangiye bagiye kuba nyine abajura batangiye kujya kuba mu bintu by'ibikorwa by'urugomo nabyo ni ibindi bimenyetso bigaragaza ko umwana muri we imbere hari ikintu kiremereye hariho rero n'abana umwana mu gitondo cyangwa se ku manywa aragirirwa ruka bamujyana kwa muganga bagashaka uburwayi bakabubura yirirwa ataka umutwe bakamuvuza ibintu bishoboka byose bikabura uyu mwana ashobora kuba ahangayitse ukabona umwana yari yagize imyaka 10, 8, 7 asubiye kunyara ku buriri kandi yari yarabihagaritse afite imyaka 3 ibi ni ibimenyetso biba bigize ikintu bivuze no kubyitaho hari n'ibindi rero navuga ngo ni trouble de l'alimentation umwana akarya cyane cyangwa se amara kurya akajya kuruka akirutsa donc akagira bene ibyo agashaka kuruka amaze kurya n'ababifurusa nyine kugira ngo bibeho ariko hakabaho n'abaryagagura cyane cyane rwose hakabaho n'abanga kurya ibi nabyo ni ibindi bimenyetso byerekana ko hari ikibazo hari igitabo nacyo nasomye cyavugaga yuko aba bana cyane cyane abana b'abakobwa bakunze kugira bino bintu by'ama trouble de l'alimentation kenshi cyane bifitanye hari ahantu bijya bigirana isano na agression sexuelle umwana ashobora kuba yaragize itarigeze imenyekana hari ibyo kwiyahura kwanga ubuzima bakaba batekereza kwiyahura n'ababikora hari rero n'imyitwarire idahwitse ubusambanyi muri iyi minsi hari umwana ndi gukurikirana afite imyaka ndavuga ni umwana afite imyaka 23 ariko kuva yavuka yabonye se na nyina barwana rwose na se akajya mukubita yigeze nk'abamufata amucugusa mukubita hasi umwana avunika umugongo ajya mu bitaro uyu munsi rero ni umwana njye natagiye kumubona kubera ikibazo cy'ubusambanyi yambwiye ati ku munsi ngomba kuryamana byibuze n'abagore 5 ati ubu rero ni ibintu binteye ubwoba kuko nta mahoro mfite none icyo kintu nyuma tuza kugera kuri iyi nshinga ingingo nza kumva yabaye témoin de violence familiale ariko nawe yabaye agressé physiquement n'umubyeyi we noneho we byatumye yanga abagabo yanze abagabo kubera ko mama we niwe yapfaga guhungiraho
n'abavandimwe b'abahungu bakuru bavukana bari barabaye ibyihebe ngo bamukubita niwe mutoya mu muryango. Ubu rero we yabonye ko amahoro ye ibyishimo bye abibona mu mugore rero gute atangira gusambanya. Ubwo rero yatangiye ibintu byo kwikinisha no kureba amafilime, yambwiye ko yabitangiye afite imyaka 9. ubu rero urumva birakuze igihe ntajya kumubona afite imyaka 23, ariko noneho uyu munsi bigeze ku kigero gikabije aho agomba kuryamana n'abakobwa byibuze 5 ku munsi. Ngo nibyibuze nuko iyo abonye benshi agera kuri benshi. Ni ibintu bikabije, ni ibintu tutagomba gufata nk'ibintu byoroshye. Tubyiteho cyane, dufasha abana bacu kandi tubarere neza, birashoboka. Ikindi rero nuko nyine biburira icyizere, ugasanga nta cyerekezo cy'ubuzima, arajya gufata akazi hariya akaba yakaretse, afasha kandi hariya yakaretse, agiye mu ishuri yarabirekuye, ukabona n'umuntu nyine utazi aho yerekeza kubera ko yiburiye icyizere, kuko yakuze yumva adakunzwe n'ababyeyi cyangwa se ababyeyi babeshya ku ubuzima bw'urukundo rubaho, ariko akabona ntabwo yigeze abona. No kubutabasha gukemura ibibazo, haba habaye nk'ikibazo kimureba cyangwa amakimbirane, ugasanga umwana biramugoye kuba yashaka igisubizo, yakwishakamo igisubizo cyangwa se atanga igisubizo. Aba rero ngo ndi kuvuga ku bana, ariko barakura bagakorana nabyo. Ugasanga no mu rugo ni umugabo udashobora gufata umwanzuro, ni umugabo udashobora gufata icyemezo, ugasanga ni umugore udashobora gufata icyemezo, ahora ahamagara abandi nimumbwire si ibingibi, yigereranya n'abandi. Ibyo nabyo bikaremerera ingo z'abantu bubatse bakuze bafite ibyo bikomere. Guhorana uburakari n'amahane cyangwa se agahinda, ibyo nabyo ni ibindi bimenyetso tujya kutubona ku bantu bakomeretse ari abana. None rero tubafashe gute? Ikintu cya mbere, umwana nakwegera akakubwira ingorane ze, muvandimwe uwo uri we wese, mu byo wize ibyo ari byo byose, mu kazi ukora akariko kose, umwana mutega amatwi kandi umubwire ko umwemera. Je te crois, donc je te fais confiance. Ibyo uvuga ni ukuri, ibyo uvuga ntago mbikemanga, ntago mbishidikanyaho, ntago ubizi, ariko umwana muhe icyo cyizere cy'uko ibyo ari kukubwira bifite ishingiro, kandi umushimire yuko akugiriye icyizere akaba bikubwiye. Iki kintu kirakomeye. Reka mbaha akagakuru, ntarondogora mwihangane iyo ngeze kuri ino ngingo kubera yuko birambabaza cyane. Umwana mutoya yigeze kugendana na mama we agiye ku ishuri, ari kumwe n'abavandimwe bari mu modoka, arangije ahita avuga ngo yebaba we ngo mbonye imbwa iguruka. Nyina ahita amubwira ati ziba wa gicucu we, urabona muri iki gitondo ibyo bigambo byawe hari ubyitayeho. Nuko umwana araceceka, baramujyana, ageze ku ishuri, mama ajya mu kazi. Noneho umwana bigeze mu gihe cyo gukina, yari afite imyaka 8, aza kubwira mwarimu we ati rero, ati nabonye imbwa iguruka. Mwarimu abateye agatebe ati kagira inkuru, ati iyo mbwa yasaga ite? Ati yari umweru. Ati none se uyirebye wabonaga iri mu kihe kigero? Wabonaga ari ingabo, yari ingore, yari ikirakana, yari imeze gute? Umwana barebye mwarimu gutya, hanyuma ati mbwira n'iyo nkuru yawe inteye amatsiko. Umwana ati se uremera ko ibyo ndi kukubwira ari ukuri? Mwarimu ati nta mpamvu mfite yo kutabyemera, njye sinari ndi kumwe nawe, ariko mfite amatsiko, mbwira iyo mbwa yari imeze ite? Waho ati ibi n'ibi biza kugera ko umwana yabaye agressé sexuellement muri ubwo rugo, aho bajya bamusiga mbere y'uko ababyeyi baza kumufata nyuma y'ishuri. Umwana yatangiriye imbwa iguruka. Twe rero ababyeyi turihuta cyane, turi busy, turi stressé, nta mpamvu yo kumva amahomvu nkayo ngayo usiba. Ibyo bintu uvuga ni ibiki? Ariko umwana yagira ngo arebe niba cyangwa bimugiraho ingaruka nk'umuntu wahohotewe. Bivuze rero yuko noneho uyu mwana akenewe kujya kuvuzwa. Niba ari umwana ugura ibitotsi, twihutire kumujyana kwa muganga kugira ngo barebe icyo babimufasha. Niba ari umwana urarusimbagurika, ibyo nabyo bikeneye ubufasha. Muganga
uyu usanzwe naramuka abonye atari muri domene ye arakohereza kwa psikologe kugira ngo aganirize umwana. Uyu mwana unyara ku buriri wimwita izina, ntabwo uyu mwana ari nyiransibura, ntabwo uyu mwana ari umunyaziya, uyu mwana afite ikibazo. Uyu mwana muvuze kugira ngo arebe ikintu gitumye anyara ku buriri kuri iriya myaka, cyangwa se yaratinze guhagarika kunyara ku buriri. Ikindi no gushaka ubufasha bw'ababyeyi, cyane cyane ababyeyi bahohoterwa. Ni ukuvuga ngo niba ari umugore uri guhohoterwa cyangwa se ari umugabo uri guhohoterwa, ni byiza kumushakira ubufasha nawe, kubera yuko hari igihe kenshi cyane biragaragara yuko abantu bahohoterwa batekereza ngo nimpindura iki bizagenda neza, ihohoterwa rigakomeza aho kugira ngo rihagarare. Ni ngombwa rero ko uyu muntu uri mu ihohoterwa nawe ashakirwa ubufasha kugira ngo agere ku kigero cyo kongera kwiyubaka, maze abashe kubaka n'uyu mwana byagizeho ihungabana, byateye ihungabana. Iyo muze gukaza umutekano no kureba ikintu cyose gishobora kugira ngo bikumirwe cyangwa se bikurweho igihe bishoboka. Nakomeje kubabwira, nigeze kubabwira yuko abana cyane cyane bahohoterwa bishingiye ku gitsina harimo ibintu bari abantu mu muryango ndani cyangwa se hafi y'umuryango. Iki kintu iyo cyagaragaye rero ni ngombwa kureba icyakorwa kugira ngo ibyo bintu bitakomeza kubaho cyangwa ngo bibe no ku bandi, noneho hagashyirwaho ingamba runaka. Wowe ubibwiwe utari mu muryango hari icyo ushobora kumarira abari mu muryango batazi icyo babikoraho, kuko kenshi ashaka kuvuga ngo reka tubyikorere, ngo none se ngo nyine ngo ibyabereye mu muryango n'ibyo mu muryango bigira ingaruka, ni ngombwa kugira icyo bikorwaho. Abaho rero n'urugendo rwo kwiyunga. Petetre uyu munsi padiri ntiyabibonye ngo ntiyabonetse ngo abivugeho, nabyo yenda ashaka kuzabishyiramo mu kwiyunga no kubabarirana hagati y'abashakanye, ariko urugendo rwo kwiyunga hagati y'abana n'ababyeyi burya narwo ni ngombwa cyane. Hari igihe dutekereza ko iyo umuntu yakize, yarya, yambaye, afite ibyo akeneye kuba bimeze neza, ariko hari igihe abantu baba batabanye neza. Gukora urugendo rero rwo kwiyunga nabyo ni ingenzi, mbigiramo abantu inama ko bishoboka hose. Hanyuma ikindi twagombye kugira, natangiye kuvuga gusenga. Imana ni ngombwa kuyizana mu bintu byose, ni ngombwa no gushyiraho ingamba, uburyo bwo gusenga birafasha, birabohora kandi birakiza. Aba bantu ari abana ari n'ababyeyi, ni ngombwa kubagarura ku Mana, kuko kenshi cyane iyo twageze mu bihe bikomeye usanga turi gutuka Imana ngo kuki yabyemeye ko bibaho gutya, kuki yemeye ko nshakana n'umuntu uzangirira gutya, abana kuki nabyawe n'ababyeyi bameze gutya, Imana ntiyari ihari. Ugasanga Imana igiye ku ruhande, ariko nyamara iyo tuyegereye tukayigisha inama, tukayishingikirizaho, Imana n'umubyeyi, Imana itubera umujyanama, Imana itwereka uburyo bwo gusohoka mu bintu nk'ibi byose. Ndumva rero nabivuga gutya muri rusange, ariko icy'ingenzi ni ugushakira aba bana ubufasha kandi uwo babikomfiyeho, kuko abana bahitamo uwo bashobora kuganiriza, ntabatererane cyangwa se wahindukire ajye kubibwira ababyeyi. Hari umuntu mukuru duherutse kugirana nawe, ndi kumwakompanya mu buryo bw'akazi, noneho we ambwira yuko kera akiri umwana yigeze avugana n'umuterapeute ku ishuri, mu psikologe ku ishuri, noneho nk'umupsikologe abibwira ababyeyi ibyo yari yamubwiye. Ati kuva uwo munsi nahise ndahira ko nta muntu uzongera kubwira ibibazo byanjye, ati kuko icyo gihe byatumye ngera mu rugo ndakubitwa. Ugasanga rero kandi umwana akubitiwe ko yivuje, yavuze cya kibazo, ariko uwo nawe hari ukuntu yabivuze azi kandi bumufashe, bihinduka bibaye nabi. Ibyo bijya bibaho rero, n'abantu bakajya kwikonfya kubihaye Imana na gutyo, ari kuvuga ati mu rugo bimeze gutya na gutya, noneho umwihaye Imana akajya kuba yavugana n'ababyeyi ati mugerageze kugira gutya, ababyeyi bagahindukira wa mwana bikongera bikamugirira ingorane. Abantu babwiwe ibingibi ni ngombwa ko babyitondera, uburyo bazakemura ikibazo, bakareba uburyo butari buze kugaruka ku mwana. Niyo mpamvu ntabwo ujya kubibwira babandi bamuhohotera,
hano ugomba nyine guhita ujya kubibwira abashinzwe ubuzima bw'abana. Reka dusome iri jambo ry'Imana hanyuma niryo nza gusorezaho. Turesanga mu ibaruwa Pawulo umwandikiye Abanyefezi ni umutwe wa 6 umurongo wa 4. Namwe babyeyi ntimugakure umutima abana banyu, ahubwo mubarere neza, mubakosore kandi mubagire inama zikomoka kuri Nyagasani. Twakire neza ijambo ry'Imana. Ababyeyi bose rero twese duhamagarirwa kudakura umutima abana bacu, kandi tukabarera neza, tubagira inama, tukabakosora mu rukundo, kandi tukababa hafi muri byose. Ntabwo abakozi bo mu rugo basimbura ababyeyi, ntabwo ibikinisho bisimbura ababyeyi, ntabwo umuntu wundi uwo ari we wese asimbura umubyeyi igihe umubyeyi ahari. Ababyeyi rero tugaruke mu nshingano zacu, twite ku bana bacu, tubatege amatwi, tubakunde kandi tubarinde ibyo ari byo byose byabakomeretsa, kabone naho byaba ari ibikomere byacu ubwacu. Tubyivuze, ibikomere byose birakira, kandi iyo dufite ubuzima bwiza dutanga ubuzima bwiza. Kristo Yesu akuzwe. Ndabashimiye kuba mwateze amatwi, ngo ijambo ndarisubiza muvandimwe Godbert. Godi, urashobora gufungura noneho naguhaye mikoro. Naguhaye. Yesu Kristo akuzwe bavandimwe. Reka ryose. Reka dushimire Kozine ku nyigisho nziza aduhaye zijyanye no gufasha abana gukira ibikomere no kumenya n'ibikomere bahuye nabyo mu muryango yabo. Yatubwiye byinshi, hari byinshi twahigiye, ntabwo twabisubiramo byose, ariko buri wese afite ibyo yafashe, ibyo yamenye, ariko twumvise ko tugomba no gufata ingamba zo kuvuza abana bagiye bahura n'ibikomere mu miryango. Hari abana benshi bafite ibikomere batavuzwa, bakarinda bakura, bakarinda babisazana, bikagira impact mu buzima bwabo, bazabana muri sosiyete, mu ngo zabo. Ugasanga akenshi abana bahuye n'ibikomere biragenda bibafekta, bikazafekta n'abandi in the future, abo bazabana, abo bazabyara. Ndozine wakoze kutubwira ibi bikomere bahura nabyo. Reka dufate uyu mwanya twakire abantu bakeneye kugira ibyo babaza, ibibazo babaza, abantu bafite za contributions bagiye gutanga nabo baziduha. Nk'ubushize hagiye yaba za contributions nziza ziratwubaka. Buri wese ashobora kugenda afungura mikoro akabaza ikibazo bakamusubiza. Arasubizwa, Rozina araza gusubiza, uwo ari we wese uri hano yasubiza, ariko n'ufite ubuhamya yabudupartaje. Murakoze, Imana ibahe umugisha, mwifungurire za mikoro. Udashoboye kubaza avuga directement ashobora no gutanga message. Hari umuntu warutanze contribution yitwa Ubwenge, ashobora kuba ari akazina yiyitiriye, imbizi, ngo ubundi inshuro nyinshi iyo ugiye kwereka intozi inzira ubanza kwihindura nkazo. Iyo uragiye itungo ubanza kwitwara nkaryo. Bavandimwe rero, tujye tugerageza kumenya amakuru y'abana mu mikurire, tubatega amatwi. Gukira igikomere ni ingingo ikomeye, ariko birashoboka. Umwana agakura azi kubana no kumenya kubana no kumenya we wanyawe, bana no kumenya kuba uwo ari we wanyawe. Murakoze. Hari contribution.
hagize undi muntu ushaka kubaza yabaza. Hagira ushira ukuboko hejuru akabaza. navuze akantu gatuma nkiri ukuboko hejuru. Nitwa Saverina. Yego. Rosine, amakuru twaraburanye. komera cyane. Mwaka mwiza. Sindi bushyireho kamera mu mbabare nibwo nkibyuka. Mpuye n'iyizomu hanyuma mpita nyijyaho. Surtout ko numvaga mfite amatsiko yo kumva Rosine. Twaganiriye muri make ibyo akora, kandi merci beaucoup pour la contribution que tu fais à la société, à la communauté. Baba arabemera Imana, araba batayemera ni n'amariyalite Canada, cyane cyane muri capital, mu muryango wa Ottawa Gatino w'Abanyarwanda uri confronté kuri iki kibazo cya santé mentale y'abana. Rero turagerageza gushaka ibibazo nako kumva ibibazo by'abana kugira ngo tubishakire umuti, ariko akenshi usanga sinzi ko nabisobanura. Wenda kera mu muryango abantu bataraza muri ibi bihugu occidentaux wasangaga ayo mabanga mu miryango agenda hishwahishwa. Wenda niba hari nk'ama etude yakozwe par rapport à votre expérience Rosine, mukatugira inama wenda akaba alerte kuri izo sinye ntibizarinde bibafata tubana n'abana tutazi ibyo bibamo, kandi ugasanga iyo ubimenya kare hari ikintu bari gukora. Murakoze. Murakoze Saverine. Reka duhe Rosine akanya amusubize ku kibazo yarabajije. Murakoze cyane Koti, murakoze nawe Saverine ikibazo bashije. N'ukuri nibyo muri iki gihugu, ngira ngo no mu bindi bihugu byinshi abantu bisanzemo baturutse mu bihugu byabo bya kavukire hari ingorane, abana bahagera bakananirwa kwiyadabuta. Ntabwo nigeze ubushakashatsi ku bijyanye n'abana bavukiye no mu miryango y'abimigra ngo bakompare n'abana baje bari imigre hamwe n'ababyeyi babo, ndebe tendance cyangwa se aho bitandukaniye. Ariko ni recherche nziza ahubwo abantu bakora akazi bashatse bakirebaho. Ni ukuvuga ngo aba bana, ndeka mvuge ku bana bazanye n'ababyeyi baje kwiyesitara mu bihugu byo hanze. Ukuri ni uko umuco wo mu Rwanda utandukanye cyane n'umuco wa hano muri Canada. Umwana w'imyaka 18 hano muri Canada aba yabaye umuntu mukuru, yemerewe kubaho ubuzima nk'ubw'umuntu mukuru. Dayere guhera ku myaka 16 umwana atiyumva neza mu rugo yemerewe, igihugu kimufasha kuba yabaho, yasohoka mu rugo bakamuha apartment, bakajya bamuha n'amafaranga y'intica ntikize. Umwana utarigeze amenya kujera budget agomba akisanga agomba no kwishyura fagitire. Ibyo ni ibintu bibaho hano muri iki gihugu, birashoboka. Mu gihe twebwe mu Rwanda umuntu arinda agera no ku myaka 35 agihamagara ngo mama ngo ndashonje. Icyo kintu rero reka mvuge ngo shock culturelle ni ikintu cya mbere na mbere cyo gucukumburira ngo ibibazo byinshi cyane nibo babihisemo. Ariko aba bana bataye inshuti zabo, bataye ubuzima bwabo, baje hano baje kubera ababyeyi. Iyo bageze hano rero bakabihirwa, bakiza ababyeyi babo. Iyo rero urakariye umuntu kenshi biragoye ko ari nawe ujya kugisha inama. Ugasanga rero aba bana hacitsemo umwora hagati y'umubano w'ababyeyi n'abana, ariko n'ababyeyi ntibaba banaboneka kenshi kubera ko twabari gukora utuzi twinshi kugira ngo babashe kwiyenteka muri iki gihugu mu buryo baba bafite ubuzima bwiza. Noneho bagera mu rugo bagataha barakariye abana, ntabwo umuntu ko tuba twakoze cyane, turananiwe, mwebwe ntacyo. Abana bakareba ati ibi byose ni mwebwe, twari tubaye iki hariya. Ugasanga icyo kintu abana n'ababyeyi nyine hajemo iyo dekaraje, abana bagahitamo kwigunga, ababyeyi bakaburama abana ko ntacyo bari gukora, abana bakaburama ababyeyi ko babazanye ino. Ugasanga birangiye bibaye bibi nyine, bibaye bibi. Abana bari kwiyambura ubuzima cyane muri communauté zacu u Rwanda n'u Burundi inahangaha.
njyaho ngaho naho najya kurebera ndi gusubiza Saverina ariko rero hari n'ibindi bibazo nyine nuko abana bagera inaha ngaha bagahita biyadawuta abana biyadawuta bari flexible cyane ku babyeyi bakiyadawuta kuri wa muco w'inaha ngaha umwana akabakubisa amaherena 6 usanga 12 ku gutwi kumwe yagera mu rugo ababyeyi bakavuza induru umwana akabakubise imisatsi yayigenjeje uko ashaka kubiso tatuwaje aho ashaka ababyeyi bakaba bavugeje induru ugasanga nabyo ntibabyumvikanye ku bana bakumva ni ibisanzwe bari kubibona hano muri societe ni hano ibintu byose baba byoroheje bari bisanzwe ababyeyi batereka reka abanyarwanda ntago ari uko tubayeho ugasanga ababyeyi ntibimutse muri cya gihugu bari gushaka kubaho mu muco wo mu Rwanda mu muco w'i Burundi bari muri Canada abana bo wa muco baraje kuyambura baraje kwiyentegra hano ibyo nabyo bigatera indi decalage nabyo bikaba bibaye ikindi kibazo kenshi cyane rero hari abantu wagira ngo baba barekereje bavuga bati iwanyu biranze nimuze tujye kubereka n'ukuntu batumura no ku gatabi hanyuma rero ibibazo birahita byoroha ugasanga abana bahise biyentegra mu mayikipe y'abanywa urumogi fasiroma rwose nuko byaba bibi rero bikagera hariya kuko wa mwana kameme muri we abafite ya fondation yo gusenga yavanye iwacu afite ya fondation y'umuco w'iwacu akagera ahantu rakaza kubona yabaye perdu nawe agatangira kwiyanga akabona nasubira no mu rugo ntibari bumwumve kandi ko ugasanga ababyeyi barakaniye cyane barugariye bikabije nuko bikarangira nabi ndumva aho hantu niho umuntu ya developa mpese nsubiza ibije gutyo ariko ni muri iyo sense kuri icyo yego Rosine murakoze nibaza ko Saverine yumvise icyo twakora ni sensibilisation nyine no kuganiriza ababyeyi n'abana kugira ngo bagire ahantu bahurira ibiganiro nziko Saverina mwabitangiye kandi ni initiative nziza cyane kuganiriza ababyeyi kuganiriza abana bizagezaho tujya twumvikana twavuga ururimi rumwe tugiye gukomeza n'ikindi kibazo ndizera ko Saverina yabaye satisfied hari uvuze ngo wakoze ku nyigisho nziza ariko ndibaza ko warera umwana ndibaza uko warera umwana umurinda ibikomere mu gihe yageze mu isi murakoze icyo nibaza ko nibyo Rosine yagiye yigisha yatubwiye uburyo umwana akomereka yatubwiye nuko tugomba kubarinda igihe yakomeretse akavugwa kugira ngo ashobore gukira akavugwa batubwiye akompanyuma akorerwa yivuza kugera akize ku isi n'ubundi niko bimeze tuzahorana ibibazo ariko Nyagasani yaduhaye uburyo bwo kubikira n'isengesho naryo riradufasha Chantal yabajije ngo mwiriwe neza njye mfite ikibazo umwana afite ikibazo arigunga agahora avuga sorry n'igihe atakoze amakosa ku buryo abavandimwe be babyuriraho bakaba bamusaba n'ibyo afite bitwaje ko batari mumubabarire natabaha ibyo bashaka ku buryo afite ikibazo cyo gukora inshuti nshasha abwira abandi ko ambwira ko abandi bana batamukunda ariko ngenzuye nsanga ari akantu kajeho katarimo kavaho sorry nsanga ari uko nawe aba ashaka gukora ibintu bye wenyine mwafasha kungira inama y'uburyo namufasha murakoze Rose wamusubiza cyangwa hari ndumva namuha nimero twavugana kuko hari ibibazo biba biri particulier kugisubiza bihita bingora kuko hari amakuru yandi abakenewe hanyuma buri umuntu yagisubiza mu buryo bwiza ariko hari ibintu ntari gushaka numva atari byiza kubisubiza mu buryo bwa rusange ko ni ikibazo wumva kiri particulier hari umuntu witwa murakoze Rosine
Ego. Turaza kuguha telefone muvandimwe wabajije iki kibazo kugira mube mwavugana na Rosine en particulier. Turaza kuzitanga. Rosi wadushyiraho nimero yawe tukaba tubaza ikindi kibazo. Hari umuntu yitwa Sylvie Prenis. Sylvie, wabaza ikibazo ufite, nabonye wazamuye ukuboko. Sylvie, mikoro zirafunguye. Sylvie araza kubaza ubwo hanyuma ndabona atarimo avuga. Amarundi watanze ikibazo yitwa Solange ngo mwakoze ku nyigisho nziza mwaduhaye. Mfite ikibazo, gute warinda umwana ibikomere kandi nawe warakomeretse ufite n'ibimenyetso by'ihungabana unabihiwe n'ubuzima. Rosi mufashe dusubize kuri icyo kibazo. Urakoze muvandimwe. Hari n'undi wari wabaje nyine umuntu wageze ku isi ubundi arakomereka. Twese twarakomeretse niko kuri, ariko iyo ngewe namenye ko hari ibintu byankomerekeje bimfasha kwirinda by'uko ibi bikomere byanjye bikomeretsa uwundi. Birashoboka ko icyo cyo ngewe ngikoraho ku buryo umwana wanjye niba narakuze umubyeyi wanjye ambwira nabi cyangwa se ambwira ngo ntacyo nzimarira, ntabwo ari ndonke bindinda ko njya kubibwira umwana wanjye cyangwa se nkamubwira ngo ndonke nkajya mucyurira ibyo ndakariye ababyeyi. Hari akantu keza nakunze, nagiye mu ndege bwa mbere mu mwaka w'2003 ubwo nazaga hano muri Canada, ariko ngeze mu ndege nahise mbona nyine hotesse de l'air barimo badusobanurira ngo haraza ngo haramutse habuze oxygene ngo haribuze kumanuka maske, ngo niba uri gutemberana n'umwana ngo umubyeyi banza ushyiraho maske yawe ubone gushyira maske umwana. Ako kantu ntabwo nahise nkumva icyo gihe cyane nyine ko nari ngifite amatsiko yo kugenda mu ndege uko bimeze, ariko nyuma maze no kujya kwiga ibi bintu byo gufasha abantu, gutega amatwi abantu, kubaherekeza mu buryo bw'isanamutima santé mentale, nibwo natangiye kumva ko ari ngombwa ko jyewe mba mfite ireme ry'ubuzima, mba nkomeye, mba ndi muzima kugira ngo mbashe gufasha abandi. None rero nawe muvandimwe shaka gufasha, irihutirwa kandi uzakira, humura. Numara gukira, ariko nta n'icyabuza yuko uri gushaka ubufasha n'umwana ugushakira ubufasha ku ruhande. Birashoboka. Ntabwo nzi ahantu herereye, niba uri muri Canada biroroshye cyane. Abaherekeza abantu bafite ihungabana ni benshi cyane, kandi ibintu bisanzwe biroroshye. Niyo udashaka gushaka ubufasha mu buryo bwa privé, mu buryo leta ukoresheje ikarita yawe ya assurance maladie urashobora kubona umuntu guherekeza n'umwana. Niba uri mu Rwanda rero icyo ngicyo Gode Bereta araza kubigufashamo akubwire icyo gukora. Sinzi niba abavandimwe hano twabushize twe turi kumwe na muvandimwe Claudine n'umugabo we Alphonse, abatoza b'ingo, sinzi niba hari badufasha kumenya niba wabahamagara niba uri mu Rwanda. Sinzi aho uherereye, ariko turaza gushyiraho na nimero ya Gode Bereta aza yakubwira. Serimakire nawe sinzi niba hari uyu munsi, nawe ajya adufasha cyane gufasha abantu muri izo gahunda. Yego murakoze. Muvandimwe Claudine uyu munsi ntabwo yabashije kuza, ntabwo ari butange contribution, yagiye gutabara. Ariko Serimakire arahari. Urahari Serimakire? Tuva ntigeze mubona. Wamubonye? Nawe nabonye. Ariko igisubizo utanze nicyo, umuvandimwe turaza kumuha telefone, ndamuha telefone yanjye, nzavugana na Claudine abashe kuvugana nawe amuganirize nimba atuye hano mu Rwanda bizoroha, cyangwa i Burundi bizoroha ko bamwakumpanya aba bavandimwe bandi. Hari umuvandimwe usabye ko yagira igitekerezo atanga
ubwenge ni iki yabaza ubwenge ni iki umwanya n'uwawe ukuboko hejuru ariko ntabwo arimo avuga nayobewe ikibazo narebe ko ashobora gufungura mikoro ye irafunze imufungurire ntabwo yakwifungurira ra yafungura bwenge cyangwa mufungurire usoma ibindi bibazo Okay, twagenda ku kibazo gikurikiraho bwenge ndabona atarimo afungura mikoro sinzi nimba arimo arumva nanone ndibaza ko Solange turaza kuguha nimero ubwo tugiye ku kindi kibazo bwenge turamuretse shock culturel niyo mpamvu nyamukuru icyo kibazo bireba ababyeyi cyane merci Rosine sinzi ikibazo washatse kuvuga ntabembekiye ego hanyuma hano hari undi ubajije Aline ngo murakoze cyane ku kiganiro cyiza nanjye mfite ikibazo abana bafite ayo masinye yose mwagiye mutubwira urinde uvuga Flower yafunze mbo murakoze cyane ku kiganiro cyiza nanjye mfite ikibazo abana bafite ayo masinye yose mwagiye mutubwira ubwoba gusinzira atinze undi kumva adakunzwe kumva ari bo babiteye iyo habayeho amakimbirane gusa ngerageza kubaganiriza abana ikibazo ufite iyo ayo makimbirane agihari wabigenza ute kugira ngo ibyo bibazo bishire murakoze muvandimwe Aline reka dusabe Rosina agusubize ubundi iyo amakimbirane agihari ni byiza cyane kubanza gushaka uburyo bwo gukemura amakimbirane kuko niba amakimbirane ari gutera ibyo byose wumva ko bidashobora gushira nyine kandi amakimbirane agihari ahubwo amakimbirane tuyakemura gute ni gute dushaka ubufasha aho ngaho ndumva ariho twashakira igisubizo na Banyaseri Makire ahari reka adufashe kuri iyo ngingo Seri Makire mwadufasha ego Seri Makire igihe turaza reka dufate ikindi kibazo ariko se bwenge niki ko akomeza gushira ukuboko hejuru ntafungure mikoro biragenda gute reka tuvuge bwenge wafungura mikoro ubwenge ni iki okay twagiye kuri Marie wabaza mu gihe Aline agitegereje ko agira undi muntu umusubiza araje gusubize murakoze muranyumva turakumva okay murakoze cyane naje ngerewe sinakurikiye inyigisho ariko hari ibibazo numvise nshaka kuvugaho nari nashyize no muri chat ariko kuri icyo kibazo avuze ngo hari abana bafite ubwoba undi akumva ntakunzwe bikaba amakimbirane bishobora gutera ikibazo mu rugo ndagira ngo basese byaziye rimwe cyangwa habaje abafite ubwoba hakurikiraho wenda wumva adakunzwe haje sinzi niba yasubiza ikibazo ngo kure kumusubiza ariko adashoboye gusubiza tuvuge wenda kuri uwo muntu ufite ubwoba niba harabanje uvuga ngo ntakunzwe akumva atishimye mu rugo
buke buri mu rugo. Umwana burya ntashobora kwisobanurira ngo abe yabaza ati kuki ibi ngibi biri aha, ahubwo agira ubwoba akavuga ati none hazagira ikiba mu rugo cyangwa umuvandimwe wanjye, biterwa na reaction baba bagize muri uko kumva adakunzwe. Ashobora kubibwira nyina cyangwa papa we banarumva, ashobora kubikoresha amasinye. Abandi bana rero bagira ubwoba. Iyo agize ubwo bwoba rero, umubyeyi buriya niwe wasobanura neza impamvu z'ubwo bwoba, ko ntabwo bupfa kuza gusa. Ubundi ibyo bikizwa no kuganira n'abana bakiri bato rwose, mukaganira, ukajya mwavuye ku ishuri, mwabonye iki mwiza iki, niho bahera banakubwira ibyabayeho ku ishuri, niho bahera bakubwira ikibazo baba bafite. Ariko iyo mudafite iyo communication bakiri bato, bazamuka nta muntu bizera. Numva rero amaze kumenya igitera ubwo bwoba, yahita amenya wenda n'icyo yakora kugira ngo ashobore kumara ubwoba. Bidashobotse, ari uwo nguwo uvuga ngo afite ubwoba, ari uwo nguwo uvuga ngo ntibankunda, akenshi haba habuzemo ikintu cya confiance ku babyeyi. Hari ahantu nanditse ngo it takes village to raise a child. Ashobora kugisha inama, ashobora kuba afite ubwoba wenda akavuga ati sinshaka kujya mu makansera, ndumva ashaka gufashwa n'inshuti. Ariko ushobora kuba ufite inshuti koko, ikaba yakuganiriza umwana, ukaboherezayo azi icyo bagiye gukora, ukabaganiriza, hari umuntu ubona bisanzuyeho. Ibyo bidakunze, noneho bashaka abantu babifitemo umwuga babafasha. Abantu barimo baganira kandi atari umwanya wo kuganira vrema, batuba bari bajya bafunga mikoro kugira abantu babashe kubaza. Aho rero bashaka abantu bafite umwuga mu Rwanda barahari. Mperutse kumva icyegeranyo cyakozwe ku bana bafite ibikomere kubera ko n'ababyeyi babo bakomeretse. Iyo serivisi rero irahari ku buryo bashobora gutandukanya, barabumva hanyuma bakamenya icyatumye abana bakomereka ari ukubera ibikomere byavuye ku babyeyi babo. Iyo serivisi no muri Minisante irahari, bamubajije bashobora kubabwira aho biherereye. Ndumva ari icyo nasubiza. Murakoze. Ego, murakoze kuri contribution mutanze. Hari umuvandimwe yitwa Serimakire, yarasabye yuko bamuha umwanya akagira icyo avuga nawe. Serimakire. Serimakire, bafunguye za mikoro. Halo? Ashobora no kwifungurira birakunda. Nakore kuri mikoro yifungurire. Buri wese yakwifungurira ugiye kubaza. Serimakire. Menya byamugoye, reka udufate ikindi kibazo. Hari umuvandimwe yitwa Ngenikiyo yagarutse, nawe ubu yakwifungurira mikoro. Ikibazo cya telefone cya laptop yanjye, ariko ntabwo nakumvise neza. Rosine, nimba mwebwe mwumvise, mwashobora kuduha samari y'ubuhamya yarasanze. Nanjye numvise ari ubuhamya, yavuze ukuntu yakuze bijyanye n'ihohoterwa cyangwa se n'ibyo yabonye, hanyuma akura n'umurakare, ariko ngo yaje kujya gusengerwa, aramburirwaho ibiganza, aza no kujya mu makomite, atangira no kuba umujyanama w'abandi. Ibyo ngibyo nabyumvise, ariko ikibazo yavuze nk'ikibazo ashaka ko dusubiza cyo ntabwo nacyumvise. Ihanganya akakibaza mu buryo bwumvikana. Wegere mikoro kandi uri kuvugira kuri, biradufasha. Bakoze. Ubwenge ni iki? Simbizi. Wafata ijambo
bwenge ni iki? Okay. Rosie, ujya yego bashaka nko bakubaza ntiyumvise ikibazo ntiyumvise neza ikibazo wahuye nacyo ariko yumvise ko wakomeretse mu buzima hanyuma uza gusengerwa hanyuma ubasha kongera gufasha abandi muri sosiyete mbere utarabashaga gufasha abo mwabaga muri kumwe barabona ko ibikomere bisa n'ibya karande ariko ko bagusengeye bigakira. Rosine yarabajije ntiyumvise neza ikibazo wagize, hari ikibazo wabazaga cyangwa yari contribution yari ubuhamya wari mutanga gusa? ubuhamya bwa twagize ukuvuga ngo yumva uko yabaye imfubyi n'umwana. Okay. noneho komeza. Ubajije ikibazo cyiza ariko kandi ufite n'igisubizo cyacyo. Ufite igisubizo kuko ubuhamya bwawe batubwira ukuntu wanyuze mu rugendo rukomeye ariko usohokamo gutanga inama. Rero ibyo bintu ahubwo ubuhamya bwawe burakomeye cyane kuko butanga icyizere cy'uko umuntu ashobora kuva mu bikomere agafasha n'abandi kwiyubaka. Uri gukora ibintu byiza rwose, Imana ikagufasha kandi ntucike intege ubikomeze. Rero nta kindi gisubizo ni ugushaka abajyanama, urubyiruko rugashishikarizwa kuvuga ibibazo byarwo, ababyeyi bagashishikarizwa kuvuga ibibazo byabo. Yewe kubera ko kiritire zombi navuye mu Rwanda ari mutoya nari mukuru, ariko ntabwo wabonaga ko ibintu byo kuvuga ikibazo ari ibintu bigoranye, ari ibintu zubakwa ceceka nta kwimeza, ibintu nyine bagatsinda inyuma kuba ibintu bishaririye. ariko hano bageze muri iki gihugu usanga nk'uko ukuri ndababwira akazi kanjye no gutega amatwi abantu n'abaherekeza nkabafasha mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe n'ibibazo abantu bahura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Ariko hari ibibazo biza hicara nkavuga ati Mana yanjye ibi ngibi koko u Rwanda tuzajya kubera umuntu akaza akambwira ati ubu nagize ikibazo cyo gushaka inshuti, ariko ikibazo kandi kimuhangayitse ati rwose ati iyo ndebye ati iyo negereye abantu ati mba mbona yuko mbona batahunze mbona bandeba nyine nk'aho batanshaka, ariko biravuga kubagera kumva ni ikibazo gikomeye. Iyo ugiye hirya gucuruza nyine kuri ibyo bikomere of course, ariko we yazanye ahagurukijwe n'iki nuko yumva kuba ari wenyine kikabagira mu kubera icyo batowe kuba bakiri abana batowe ibibazo bavuga bagashaka ibisubizo byacyo. Ubu rero numva ari umuco dukwiye kwimakaza n'iwacu, abantu bagashaka ibisubizo. Muri kominote harimo abantu b'abajyana, harimo abantu b'inararibonye, kandi umuntu ariko niko kavuga, hari umuntu wagiye avuga ukuntu yahohotewe, yari umugore avuga ukuntu umugabo amuhohoteye, we yararimo aganiriza ahita amubwira ati kandi mfite musaza, ati mfite mubyara wanjye ushaka umugore. Ntabwo yari agiye gushaka umugabo, yari agiye kwivugira akababaro, bahita bamujyana mu kindi kiganiro cyo kumurangira. Ibyo ntabwo ari byiza. Iyo umuntu aje kuvugana ikibazo azanye nicyo tuganiraho, ntabwo dushaka guhita tumujyana mu bindi bibazo. Ubwo rero nibaza ko abo bantu kandi barahari. Hari umuvandimwe watubwiye ngo minisante, hari abapsikologe nyirako mu kigo nderabuzima cyo mu Rwanda, hari n'amasantere prive, ibyo ndabizi. Abantu bagira ahubwo iyo ntambwe yo kujya gushaka kuvuga itagenda. Hanyuma n'abantu twizeye tugira bihaye Imana benshi cyane mu ngeri nyinshi zitandukanye, mu matorero atandukanye, tubegere tuganire tuvuge ku bintu bigenda. Ibyo rero birasaba ko buri wese agira umusanzu wo gushishikariza abantu mu bivuge. Kuvuga ikibazo ntabwo bikugira umuntu ugenda
muto cyangwa umuntu utuzuye icyo kibazo nyine kirananiye no kugira ubutwari bwo kuba ngo nananiwe ni ubutwari buke gusa ariko guhora urwana n'ikintu utari gushobora ariko kuvuga ngo kanaka ashobora kukifasha burya nabwo ni ubutwari urumva aricyo nagusubiza ariko urugero waduhaye ni rwiza cyane kandi abo wegereye abo ushoboye gufasha komeza ubafasha aseri ibyo kukoherereza ukureho ufungure mikoro ntabwo nzi niba kubona akantu kakubwira ngo ufungura mikoro hano mu gihe masera ataravugana yanasabye ijambo kare mikoro biranga umuryango byari bibiri yego murakoze ku kiganiro cyiza mwaduhaye natangiye hanyuma y'iminota 20 ariko nakurikiranye bihurira n'uko nagize challenge y'umwana umeze kimwe neza n'ibyo mwatubwiye ufite depression nagize challenge rero nshaka kugishaho inama kugira ngo mbe namufasha mu buzima busanzwe mu busanzwe umuganga ukora muri hospital baduhamagariye gufata umwana nk'uko mu bihugu mubamo murabizi ko haba ambulance no mu Rwanda turazigira ngeze rero nasanze umwana w'imyaka 14 ufite ikibazo cya depression wike umubiri wose ariko ntabwo ababyeyi be bari bamujyanye kwa muganga kubera ikibazo cya depression uyu munsi hari hajemo ikintu gishyashya cyo gusomatiza yarari bakabona ari muri koma donc ngo bari bagiye kuvuza ko yagize koma perte de conscience zo bagageze wewe ibintu bidasanzwe mugezeho rero nasanze ari gusomatiza ndabaganiriza mbabaza ise ikibazo byatangiye byari bambwira igihe byatangiriye ko byatangiye mu myaka 10 bisanzwe by'umwana ngo agatangira avuga ngo yashaka kugira amata 80 atayagira akikeba mu Rwanda kubera ko tutamenyereye ibintu by'uko abana bagira ibibazo bya depression ngo bivuze babonaga hari n'utuntu ari nk'ibintu by'umwana ari gukora ntibabitaho nyuma yaje kugira comportement ziri bizarre bajya kumuvuza bamujyana ikinyinya haba ikigo cya ishami rya Karayesi cya Musande bajya bamujyana n'uko bamujyanye muri no minsi ishize ariko bajyayo basa naho kwa kundi bavuga ngo tugende tugerageze turebe ntabwo bemera ko ari uburwayi bwavurwa no kwa muganga bari kuvuga ko ari abadayimoni afite ubwo challenge nagize nashaka kubabaza umuntu n'uwo wamugira inama gute kugira ngo mwumvishe ko atari amashitani ahubwo ari ibibazo yagize akwiriye kwivuza ku psikologe kuko usanga mu Rwanda iyo byaje bavuga ngo ni ibintu byo mu muryango bakavuga ngo ni ibintu bamuroga no bakumva ko ari ibintu bamurose atari indwara yajyana kwa muganga ni icyo kibazo nagize ndashaka ko mwafasha kugira ngo ushobore kuyobora ababyeyi b'uwo mwana uburyo bamukuza bwiza kuko nubwo bamujyanye mu kumukansera bakoze seanse 2 barangije barabihagarika ngo bamuhaye imiti ngo none barabona ngo imwica ntibongera no gusubirayo ahubwo bakajya bahamagara abanyamasengesho bamusengera mu rugo aho ngaho ngo ni amashitani murakoze